munsi umugore wanjye yancaga inyuma mu gitondo kare nibwo yaje kunsezera abwira ko agiye mu kazi. Nahisemo gushyira GPS munsi y'urukweto rwe kugira ngo nkurikirane menye neza ibyo umugore wanjye abagiyemo. Gusa nanone sinizeraga ko biri buze kugenda neza. Nawe yakomeje kumbwira ko agiye kujya mu kazi muri business zigiye zitandukanye. Nanjye nkamubwira ati sheri nta kibazo kandi akazi keza. Umugore wanjye ati reka ngende. Umugore wanjye yitwa Julia, mugenzi nitwa John. Twakomeje gusomana hanze y'inzu tugaragaza uburyo twishimanye. Kumva umugore anca inyuma. Nari maze igihe kinini mukeka. Mu mutima nasigaye ndi kuvuga ati nta kibazo, genda turaza kureba neza business uburimo. Gusa mu kumusezera namubwiraga ko agomba kugira akazi keza nk'umugabo wese nyine uri kwifuriza neza umugore we. Akimara kugenda ndi kumusezera umujinya watangiye kunyica. Nabonaga hari ikintu kiri guhinduka mu mubano wanjye n'umugore wanjye. Nubwo yagezaga kwigira indyarya, gusa byaragaragaraga neza ko hari ikintu kiri guhinduka. Nanjye ako kanya natangiye kureba muri telefone yanjye ndebe neza hagiye ibyo agiye gukora, niba koko agiye muri business cyangwa ari ikindi kintu kimujyanye. Bitunguranye nabonye inzira yanjye umugore wanjye agiyemo itandukanye kure cyane niyo nari ntekereza. Nanjye ati turaza kureba neza business ugiyemo. Buriya hari igihe wasanga wenda ugiye muri business cyangwa nta na business ugiyemo, byose birashoboka. Nabwiye umugore wanjye ati okay today ninjye nawe. Niko natekerezaga mu mutima wanjye. Mu gihe umugore wanjye yari ari kugenda asa neza, yigaragaza neza nk'umugore mwiza, mbese nk'umuntu ufite uwo muntu bagiye kureba. Namukurikiye inyuma mfite igiti bisa nkaho ngiye kumukubita neza. Habuzeho gato yaramfashe kuko naguye hasi. Nawe yumva ko ari ikintu kiguye, maze mu guhindukira nsubira inyuma kuko sinashakaga kambona ko ndi kumugenzura. Nshaka kubikora mu buryo bw'ubwenge kandi uburyo budasanzwe. Mu guhindukira nta kintu na kimwe yigeze abona, ahubwo yarakomeje aragenda. Numvaga nimufata ari kunca inyuma bitewe n'ukuntu namuhinduye ubuzima nshobora kuba namukubita. Mu mutima yari ari gutekereza ati reka nkomeze nigendere, n'ubundi uyu mugabo nta keza ke cyangwa se nta nubwo ari we wankurikiye. Nkiri muri ayo namaze kubona neza ko umugore wanjye aca inyuma none ko neza. Nta bindi bimenyetso nari nkeneye, nta n'ikindi kintu nari nkeneye muri ubu buzima usibye kumenya neza ko umugore wanjye aca inyuma. Mu kugira ngo mukurikirane ndebe neza niba koko aca inyuma, mu kugenda mfite igiti byasaga nkaho ngiye no kumukubita. Nkireba nkitegereza neza nabonye umugore wanjye ari kuyabirana n'undi mugabo, bishimye basa neza, bisa nkaho aba bantu bakundana. Mbese ibyo umugore wanjye atankora yari atangiye kubikorera undi mugabo. Agahinda n'umujinya nari mfite ako kanya wari buze gukomereza ikintu kibi cyane nicyo nari bukore. Ako kanya nyigerageza gutambuka, hari undi muntu ari wicaye nk'umusabirizi. Yamfashe ukuguru arambwira ati ibyo uri gukora ni ibiki? Nahoze nkureba igihe cyose ibyo wari uri gukora. Uri gukora ibiki? Bashaka gukubita abantu? Nategereje kumubwira nabi, mubwira ko umugore wanjye mbabaje. Arangije arambwira ati reba nanjye nigize nk'umusabirizi kugira ngo mfate umukunzi wanjye ariko nca inyuma. Uriya ni boyfriend wanjye. Utekereza ko nari mbuze inkoni ngo ngende mukubite? Ariko nabonye atari bwo buryo bwiza bwo gukoramo ibintu, ahubwo nabonye ko uburyo bwiza bwo gukoramo ibintu ari ukureka nyine nkamufata neza. Nanjye uriya ni umukunzi wanjye. Nakomeje kwitegereza umugore wanjye uri kumwe n'uwo mukunzi uriya muhungu wundi. Yakomeje kumbwira ati amaze igihe kinini ambwira ko agiye, nashaka kumenya aho agiye mu gitondo. Nanjye ni wagerageje kwigira nk'umuntu umeze gutyo kugira ngo urebe neza niba umukunzi wawe aguca inyuma? Atari ko ndumva njye nawe duhuje ibibazo cyane rwose. Uyu ati look, reba ukuntu usa, urabona asa nk'umusabirizi, ariko bose banciyeho bagira ngo ndi umusabirizi, barakomeza barigendera. Rimwe na rimwe bibaye ngombwa ko tugaragaza ubumuntu kandi tukagaragaza ubunyangamugayo. Ati reka nkubwire, hari ikintu twakora kugira ngo abantu tubereke ko ibyo bakora bitari ibya nyabyo. Reba ukuntu bameze, bose ntabwo bazi ibyo bari gukora. Biri kugaragara neza nk'abantu basanzwe bafitanye umubano. Njyewe uriya ni umukunzi wanjye kandi tumaze igihe kinini tunabana. Nubwo ari umukunzi wanjye mufata nk'umugabo wanjye. Ati nanjye ni umugore wanjye. Umugabo ati ndarakwica. Ndatangiye gutekereza ko ndi bwica umukunzi wanjye mu gihe ngiye kugenda. Umukunzi w'uriya muhungu witwaga Joanna ati buretse ho gato tubanze dukora ikintu cya nyacyo, tubereke ko twabakora icyo bita revenge cyangwa ko twabitura ibyo bari kudukorera mu buryo bwa nyabwo. Tugabanye guhubuka, dukora ibintu biri muri gahunda. Nanjye ati okay.
niba ari ibintu biri muri gahunda nta kibazo, ibyo turaza kubikora. Umukunzi wanjye yakomeje kumbwira ayo magambo. Umukobwa twari turi kumwe nawe akomeza kumbwira ko tugomba gukora ikintu kimeze nka revenge. Nibwo yatangiye kumbwira ikintu tugiye gukora, ko tugiye kubashyira muri trash cyangwa muri dustbin, muri twa tubogisi cyangwa utuntu bashyiramo umwanda tukabafungiranamo. Naramubwira ati turabigenza gute se? Imipanga ku kanya yari igiye gutangira, ko tugiye gupanga buryo tugiye kugambanira batubwira ko badukunda twese kandi batubeshya nk'uko bisanzwe. Abangaba bari batangiye kuhoberana, byose ibyo bakoraga njye n'uriya mukobwa ngo ni Joanna twarabirebaga. Umukobwa ati wabibonye neza ko ibintu biri buze gukunda kandi biri buze kugenda neza, we just trust me, I love you so much. Nuko Jenny yabwiraga nuko umugore wanjye yabwiraga undi mugabo bari bari kumwe, uburyo bakomezaga gusomana byose byatumaga ntekereza ko inkwano natanze kuko zapfuye ubusa. Umukunzi wanjye yagiye nk'ugiye kuzana utuntu hirya, umugabo we bari bari kumwe nawe arasigara. Mu gusigara yasigaye yicaye nk'umuntu utegereje ice cream. Nanjye naje mfite ikinyamakuru ndi gusoma kandi nihishe mu maso. Umuhungu ati kuri kwicara hano ntabwo uzi ko ari umuntu hicaye, twe twabipanze neza ko ako kanya umugore w'uyu mugabo wihita yiyerekana. Nanjye nti sorry. Umugabo ati buri so gatoya, uriya ni umukunzi wanjye atamfata, ni umugore wanjye ataza kumenya ibyo ndimo. Ati ni umugore wawe, mfite uburyo bwiza rero twakemuramo kino kibazo. Ati wow, kufite umugore mwiza. Nawe yakomeje kwiyerekana. Nakomeje kubwira uyu mugabo ko afite umugore mwiza kandi ko bigaragara, gusa mubwira ko ari uburyo namufashamo ko yajya kwisha muri trash cyangwa muri dustbin kugira ngo batamubona. Hari ikidustbin kinini cyane bashyiragamo umwanda. Ndakomeje kumubwira ati ariko harandi kuhabona akantu wajya kwihishamo kandi kagufasha. Kari akantu kagufasha umugore wawe ntamenye neza ko wamucitinze, waje kuri date n'undi muntu. Mu kwitegereza dustbin, uyu mugabo nawe yabonye neza ko iyi dustbin yijyamo kandi akayikwirwamo. Aho nta kindi gisubizo cy'ubuzima yari afite usibye gukora ibyo nari mubwiye, kuko byasaga nkaho ndi kumutekereza kandi icyo nagombaga kumubwira agombaga kugikora. Namubwira ati ni uburyo bwiza bwo kuba wakwisha umugore wawe kandi byakunda. Nawe ati byakunda. Ako kanya yinjiye muri dustbin yirukanka ayijyamo. Nawe yasigaye ari kwirukanka. Umugore we yaje ari kumbwira ati birakoze, birakunze. Ati reka nicare hano noneho nawe ugende. Nuko uyu mukobwa yambwiraga ati wow perfect, ubu noneho nibwo tugiye kuba twabahana neza. Igihe bahereye batwereka ko batadukunda kandi twebwe tubakunda, nahise maguruka ku kanya ndagenda. Wa mukobwa akora nka fromire nari nkoza ku kanya, yicara kuri ya ntebe nari nicayeho. Umugore wanjye nawe azazaniye ama ice cream abiri, bisa nk'azaniye umuhungu we bari kumwe nawe. Akihagera ati I'm sorry. Ati umukunzi wanjye se ko twicariye mu mwanya, nta muntu ubonye hano umujama mwiza muremure kandi umujama ugaragara nk'aho ari umujama mwiza. Ati ntawe ubonye. Umukobwa bari kumwe ati wa mukunzi wa mugabo ati ntawe. Mu guhindukira yaramubuze. Ati agiye hese bigenze gute? Ko nari musize ahangaha se hari ahantu ashobora kuba agiye? Iyo bari kumwe ati oya nta hantu agiye. Ibyatangiye guhindura isura. Umugore wanjye mu guhindukira nawe yarambonye. Mu kumbona namweretse nkaho nta kintu na kimwe nitayeho, niko kubwira wa mukobwa wari bicanye ati uriya ni umugabo wanjye. Araza kumbona. Ndakwinginze mpisha, shaka uburyo kiri buze kumisha umugabo wanjye atambona. Sinshaka kambona, ndakwinginze. Nanjye nti umbuhishe. Niko umukobwa yamubwiye ati jye muri dustbin hariya ntago ari buze kukubona. Wowe mwihishe niyo wazanye kuri date n'undi muntu ntago ari buze kukubona. Umukunzi wa mugabo ngo ni Joanna yanafashije umukunzi wanjye kwinjira muri dustbin. Birasa nkaho ibingi bari umupangu twe twapanze kandi umupangu mwiza. Yaramuteruye amwinjiza muri dustbin mu buryo budasanzwe. Uyu yashaka kwerekana buryo ki ibintu byose bishoboka. Uyu mugore wangiriye inama mu kugwamo mu buryo butunguranye cyane. Yahahuriye na wa mukunzi ari basohokanye. Undi ati we kuri hano. Undi ati we kuri hano byagenze gute? Aba bombi batangiye kwitana ba mwana.
sasa nibwo akantu kari kagiye kuba. uyu mukobwa wari umukunzi wa mugabo yatangiye kumubwira ati vayo nkwerekesha vayo, twaje kuri ya dustbin cyangwa cya kiboro bashyiramo imyanda. buri wese atangiye guhamagara ati hani, natangiye guhamagara ati hani, n'umugore w'uyu mugabo atangiye guhamagara ati hani. bose birabacanga, batangira kwisekesha bagaragaza neza ko ari ibintu byabagwiririye kandi twari twabafashe. uyu mugabo ati ariko twakisobanura. natangiye kumubwira ko ibyisobanuro ntabyo dukeneye kuko twabonye buri kimwe cyose kandi ko nta n'impamvu yo kwisobanura. twahisemo gufunga ya dustbin, dushyiraho n'urufunguzo n'ingufuri mu rwego rwo kubereka ko ibyo bari gukora atari ikintu cya nyacyo. ni uko nguko twahanye umukunzi wanjye ari kumwe n'undi mugabo. iki gihano umukunzi wanjye yambwiye ko ari igihano cyamubabaje cyane ko kugeza amagingo angana hatatekereza kunca inyuma, kuko ngo yabonye uburyo cy'urukundo namukundaga rwankoresheje amafuti. benshi bati ntabwo ibyo bishoboka, gusa ngiye namubwiye ko bishoboka. ngo kuko naje kwisanga ndi guhana umukunzi wanjye, maze wa mugore twe turi kumwe ati tuye kwishakira ikawa twinywere kuko dukoze akazi keza. nanjye ati yego, twajya gushaka ikawa tukanywa kuko akazi dukoze ni akazi kadasanzwe kandi ni akazi keza. ako kanya twese tuye gushaka ikawa turanywa. inkuru yacu igaragaza buryo ki buri kimwe cyose kibaho ku isi nta muntu utagufata, kandi aho ugaragaza ko uri umunyabwenge cyane hari abandi bahanga baba bahari. ese kuri wowe iyi nkuru yumvishije ute? ni inkuru iguteye amatsiko se? ni inkuru igaragaje neza ko hari ikintu kidasanzwe kigiye kuba? duhure muri comment section umbwire ukuri ko byumva. njye niwe Ingabire Akiro Kanyamibwa.